umwana, uruhinja, akabebe, umuziranenge, igisekeramwanzi. Ayo yose ni amagambo ahabwa umwana ukiri mutoya, dore yuko nawe ushobora kuba umuzi ku rindi zina, ariko akenshi ayo niyo magambo akunze guhabwa umwana ukiri mutoya ukivuka. Akenshi nanone iyo abamama bibarutse umwana cyangwa se iyo umuryango wabonye umwana, icyo gishatse kuvuga yuko umuryango watangiye kwaguka, batangiye gutera imbere, batangiye kugira ubuhe, kubera urukundo rwinshi. Usanga umwana nyine wari umuntu ukunzwe cyane mu muryango, si umuryango gusa ndetse n'abandi bantu muri rusange. Ariko hari ibintu byinshi abantu bakora cyangwa se ababyeyi bakora ku bana babo bikabangiza, ugasanga umwana akuze atameze neza, umwana agakura arwaye, wowe ukagira ngo se ni izindi ndwara za hato na hato. Uvuga uti umwana wanjye sinzi ukuntu byamugendekeye, nyine muri mentali agakura afite ikibazo. Akenshi bikunzwe n'ibyo ugenda umukorera akiri umwana akiri mutoya. Niyo mpamvu nanjye naje uyu munsi mubwire ibintu 5 ugomba gukora kugira ngo uwo mwana wawe ureke kumwica utabizi. Ngiye muri kumva ngaha rero ni Emile nk'ibisanzwe. Niba ukunda ibyo dukora wakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo byadukora ubutaha biye kugeraho ndetse cyane kandi mu bambere. Mbahaye ikaze. Ikintu cya mbere rero ugomba kwirinda cyangwa se ugomba gukora ku mwana wawe ukivuka kugira ngo utamwangiza, ujye wirinda kumukora mu gihorihori. Akenshi basamvuga mu gihorihori ukaba utahaze. Mu gihorihori uzari umwana wawe hejuru mu mutwe, ahantu haba hatera cyane, hatera hazamuka. Biriya biterwa yuko igufa ryo mu mutwe ntabwo riba ryagafatanye, n'ubwonko buba buri gutera bugenda buzamuka. Rero akenshi hari igihe uha abana gutera umwana wawe bakajya bakandamo, hariya baba bari gutera nyine bibaza ngo hameze gute, cyangwa se niba uri kumwoza ukajya umukanda nyine mu mutwe, ugira uburyo byatuma umwana ubwonko bwe bwangirika, akazakura atameze neza. Cyane cyane bene bikagutera ubwoba kuko iyo bishize umwaka umwe cyangwa se umwaka umwe n'igice, igufwa riba ryarakuze rikiteranya, igihorihori kikagenda. Ese ufite umwana ako kantu ujya ukabona? Nibe ukabona rwose ibintu uzabyine kandi uzabigeraho ikibazo rwose bizagenda. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda gukora ku mwana wawe mu gihe akiri mutoya, ujye wirinda kumuzunguza mu gihe harimo ararira, kubera yuko ibyo bintu byazatuma ubwonko bwe bwangirika, ugasanga ni hahandi umwana akuze arwara umutwe bya hato na hato, agira ubuhe, wowe ukibaza uti uyu mutwe awuterwa n'iki. Akenshi bari n'uragiye umukorera akiri mutoya nawe ubwawe utabizi. Nibe nawe umwana warira rero ujye wirinda kumuzunguza gutyo, kuko akenshi bishobora kwangiza ubwonko bwe kandi bikaba byamugiraho ingaruka, kandi nawe ubwawe bikaba byakugiraho ingaruka. Ikintu cya gatatu ugomba kwirinda gukora ku mwana wawe, akenshi hari igihe abantu tuba dufite urukundo ku bana, ubona ari mwiza, ateye ubwuzu, ari guseka, agira ubuhe, ariko ukamufata ku matama uvuga ati mbega icyana cyiza, bikinyine umukanda ku matama. Ibyo bintu nabyo byatuma umwana yangirika, kubera yuko ibintu byatuma ahengama imisaya, agira ubuhe. Ese ntabwo urabona umuntu ufite imisaya ihengamye? Ushobora kwibaza uti biba byaragenze bite? Akenshi biba byatewe n'ibyo bintu, ku mwana amufata ku matama bagira ubuhe, akenshi bayakana bati mbega icyana cyiza. Ibintu bigatuma umwana wawe cyangwa se urwo ruhinja rwawe cyangwa se umwana wawe akura afite imisaya ihengamye, byaratangiye akiri mutoya. Ikintu cya 4 uzirinda gukora ku mwana wawe kikaba cyamwangiza mu gihe uri kumwosa. Umwana we mu gihe umajije kumwosa, ujye urinda kumuryamisha ahantu harambitse neza. Byibuze cyaba byiza ugiye umuryamisha, ariko mbere yo kumuryamisha ukamushyiraho agasego yazajya aryamaho. By'umwihariko wenda nko muri dogere 35 cyangwa se 45, ariko 35 byaba ari byo byiza, kubera yuko n'umuryamisha ahantu harambitse azahita agarura amashirika yawe yakose. Mbese bijya bikubaho? Ujye ubibona? Bijye biba byiza rero ujye umuryamisha, umuha akantu yegamiza. Kimwe muri kumva ni Emile nk'ibisanzwe, n'ukuntu bitwa turi gukora. Mwaduha subscribe, like, share ndetse na comment, ngo nzaduka ubutayo bitabikugeraho neza cyane kandi mu bambere. Murakoze.